Sara induru y'umutima vuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura habaye umugore wanjye habaye iki umugore wanjye habaye iki umugore wanjye mugize ibiki amakosi iriya mbago ninde uriya se uriya ninde ndakubitana se umubitiye umugore mfite imbaraga zirwana nigeragere umwana aritambika areba ukuntu amugize ariko sindibaza njyewe ndi gushaka kwibaza ikintu kimwe kandi munsubize niba mufite ibibazo byanyu mupfaho n'ibyo mupfa ntazi mugashaka no gusobanura cyangwa mushyire ku murongo nk'ubura mubitira umugore ngo bigende gute kwa ni ishyano ry'umugore kuva na kera uburi dayimo hanyuma se umugore wanjye afite ikihe kibazo yakoze ikihe cyakuryo mu mukubita koko uburyo ajya muri ibi bintu ubugome bwawe na n'ubu uracyafite kuva na kera na n'ubu uracyari inyamaswa nka kera ntabwo byibura wagira umutima bwarimo papa wazanye umugore wanjye se kumubitira wanjye mu rugo rwanjye koko ugeza kunyita oya ni ibaba we bibubwa mbere n'ubwa nyuma bibubwa mbere n'ubwa nyuma umubitira umugore est-ce que c'est clair je suis mama oui ariko umva nkubwire buriya twumvikane aha ni iwanjye uzongera kumubitira umugore wewe jewe nzahindura ibara urumva enough ndakubwiye muceceka kimbago ceceka ibintu byose ngira abayazana wabo bishoboka ko rakakuma kamukozeho n'abakiriza muzi n'ikindi mwese muri abantu bakuru mukwiye icyubahiro n'urukundo rwanjye ariko aka kanya ndabasabye ndabinginza kandi waba kandi waba munsohokere mu rugo please mumbabarire mu byubahiro mbagomba mumvire mu rugo nonaha tugende haguruka tugende sheri umpagurutse gake mbabarira gake nakubwiye ngo haguruka ngaho mfasha gake kwipfusha gusa nipfusha siki uyu muhambiro w'ibinini mfite urani ibintu ukoze hano ariko si uko tugende ungenze gake nk'iby'ubushize ungenza gake ko wihuta simbuka ze tugende ngwino ngufatemo hano wowe usigaye ukora iki hano sanga nyoko out barabaje baragukubise imori kirabe ntabwo uvunitse pole ariko nk'ibi bisazi biri iwacu ni ibiki koko bagezeho no kugukubita koko undi maka uvuka mu basazi ndabizi se harya ngo nta muryango ngira nko kugira ngire umuryango w'umwawe pe nawe urorera oya ntacyo ubu ngubu niwe muryango wanjye abandi basazi n'imbwa n'ababwejaguzi n'inyigaguma zose jya ubihorera sibyo ibyo bivuga ko ari ababyeyi oya hari ibintu abantu bikira nakubyaye ngo iki erega n'injiji zirakura kandi zikabyara abanyabwenge ntabwo nshobora guterera umuntu ukubwira nawe cyangwa gukubite ntabwo bizongera sibyo ni abantu bakuru induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa maka none se kuza kwicara hano nicyo gisubizo
isi yambanye nto nabuze aho nkirwa. Ya ndabyumva ariko nanone nagukwiye kwigunga sibyo Njye ndimo ndibaza bigenda gute ko abantu bose baba bazi ibyanjye uretse njyewe? kugeza ubu nanjye ndi kwibaza ibintu biri kugenda muri iyi nzu bitwituraho umunsi ku wundi. Njyewe ndareba ngasanga abantu bose bafite amakuru uretse njye. Abantu bose bafite ikintu bazi kibanga ntagomba kumenya. Icyo kintu ni iki? ariko so none urebe n'uriya mugore sinzi ngo nuwahe, sinzi ngo papa bapanga iki, arandeba akarira. njye nta kintu kinini namukubwiraho, meze nk'umukiriya wanjye. nanjye natunguwe nk'uko nawe ubona watunguwe, ariko nanone ikintu ndi kwibazaho, mbe ntabwo bino bintu byaza gutya ngo bihurirane bizenguruke gutya gusa, byanga byakunda bifite ikibitera. nkibaza wabasekera warakoze accident tutarahura ukibagirwa. Accident gute sheri? ukuntu umuntu agira accident bikahunga wenda nako bikaba ibyago yuko abaho wenda atabasha kwibuka. Oya, kuko utekereza ko nshobora kuba wenda se tuziranye wenda se nkaba naramuhemukiye wenda nkaba nabizi se? wenda ukaba uri kwibagirwa ahahise hawe ha kera. ikindi waba waramuhemukiye se ukaba uri kwigira nk'aho ibyo nawe kubwira ibyo guhemuka. Oya, ntago muzi cyo kuzi ikintu kintangaza nanjye ubwo nyine babasha kwisobanukirwa n'ukuntu iyo mpuje amaso no nyine umurebye nanjye muri njye hari ukuntu niyumvamo, sinzi uko nabigusobanurira, ariko icyo nzi cyo njye ntawe nigize mpemukira pe. Sure. Nukuri. Ukambwira ko se ibi byose biri kuba kubera iki? Ikigaragara dadi wawe afite amakuru. Adakeneye yuko wowe umenya. Even your mom. None uriya mugore wabije mu gute? Na mama wa Kansime. Of course. Mama zikaba bangahe? Si abantu bane. Bigahurira he? Na Kansime wa gatanu. Kuko nawe nabonye ari ukuntu nawe yigira nk'aho ari ibinazi. Ahubwo se sheri kubaze. Ari ikintu ngiye gukeka. Ikintu okay. Uketse ki? Ntabwo ari ngombwa tubireke. Oya mbwira urabyumva ate? Ni iki kintu ugiye gukora? Njye nyine ntabwo ndamenya icyo ngomba gukora ariko ugenda ashaka kubaza. Ntuzansiga? What? Ya ndimo ndabona ibintu byose isi yanjye yose irimo irasenyuka, ibintu byose birimo biravana biduruvango n'ibiki. Njyewe nashaka kumenya niba nawe uzansiga. Ntangire wenda nitegure kubaho njye nyine cyangwa kwipfira. Ya nari nabiketse. Waruzi n'ikindi? Uramutse umbwije ukuri n'ubundi nakwiyakira. Ukuri kwese ntari kukubwira. Nizere ko ibi bintu ndi kubona uri kwakitinga nkaho nabyuzi. Nyamara ndi kwiyumvamo ko bigiye kungwirira mu matwi bikanungura. Nkuko n'ibyawe na Kansime byanunguye. Ntabyo nari niteze. Ibi bintu ntaho bihuriye na Kansime. Ntaho bihuriye rwose. Kandi niko kuri kwanje. Kuko nanjye ubwanjye ndumva isi iri kunyikaragiraho. Sinzi icyo gukora, sinzi icyo kuvuga. Okay. Reka mbyizere. Uramutse wongeye gukora ikosa ryo kumisha. Reka ndeke kugutega iminsi. Gusa nk'uko wari ubimbajije ngo ntago nzagusiga.
icyo cyo nicyo ntarota. Maka ndagukunda. I know you know that. Ndagukunda. Ariko kuba ngukunda ntibisobanuye yuko nzajya nicara cyangwa se nkabyuka ibintu bikaza bikanyituraho. Wari usanzwe ubizi kandi ibyo kumbabariza umutima. Gusa ibi bintu niba na notion na noyo bifiteho, I promise you ndi iruhande rwawe. Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora. Amabanga ntawe yamenya ahora arayabara. Marc. Bonjour. Bonjour. Misawa misawa. Meze neza se? Karibu. Stay. Umuguzi. Papa, amakuru yanjye ntabwo ari meza. Amakuru yanjye ntabwo ari meza. Ndi confused. Mu buzima bwanjye mfite ibibazo biruta ibisubizo. Kandi kera bajya kuvuga ngo umugabo ngo nukemura ibibazo ngo gahangana nabyo. Ariko uyu munsi ikibazo ndi kwibaza kiruta ibindi ni ubundi ubikemura gute ibibazo byabaye ibibazo byinshi kandi byaturutse mu ntuzi mu mpande zombi. Biriya bizabona igisubizo cyabyo. None se ma waruraho? Bava ameze neza. Makuru y'iminsi ko mbona wagira ngo ahubwo ntabwo umeze neza. Kubera iki? Ndabona umeze nk'umuntu unaniwe. Oya. Ntabwo naniwe. Meze neza. Karero mbwira. Mfite amatsiko ndi kwibaza ikintu cyatumye nyine wifuza yuko twahura tukicara tukaganira. Ushaka kongera kugura indi sakoshi se? Oya. Mbese nshaka kugura indi sakoshi ejo wazanye ngo nyigure. Oya, twanagenda mu rugo nkayiguhereza ari ikibazo se? Bava, ndakumva. ese kuri umugabo wawe? Ndi umugabo wanjye. Icyo kibazo kirasekeje. Ibaze rwose ndamukunda cyane. Ahubwo se kubera icyo bimbajije? Shaka kongera mbisubiremo aho ukunda umugabo wawe. Ku buryo mbese wanamupfira. Ahubwo se kubera iki nta mupfira umugabo wanjye w'isezerano? Ariko nsobanurira kubera iki ukumbaza ayo magambo? Bava hari igihe umuntu afite ukuri gukomeye cyane mu mutima we. Ariko kukuvugaho barongera usubiriremo neza. Urumva ukunda umugabo wawe ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose wakumva kuri we. Bava wacyakira. Ako se Mari. Sorry kuguhamagara mu zina. Icyo si ikibazo. Mama. Ahubwo weho hari ikihe kibazo kiri gutuma mbaza ku mutware wanjye? Umutware wanjye se mwaba mufitanye ikibazo? Ariko se nanone mwakigirana muhuriye? Bava ntabwo ari aka kanya kugira ngo icyaba gihari cyose ngikubwire. Ariko nagira ngo mbwira ngo uri tayari kuba waba hafi y'umugabo wawe mu gihe cyose ushobora kumva amakuru utateganyaga no kumva muri wowe. Sikuri kuntera ubwoba. Ntabwo ndi kugutera ubwoba. Ese nkunda umugabo wanjye cyane rwose ndamukunda. Ngo waba uri tayari ngo kuba waba hafi y'umugabo wawe mu gihe wumvishe icyo ari cyo cyose? Bava nabikubwiye kandi mbisubiremo. Hari igihe umuntu aba afite amakuru ataba agomba kuvuga ako kanya. Ariko igihe cyose wose uyafite? Uyafite se kuri nde? Kuri njyewe ku mugabo wanjye?
mama waretse kumvanga mu mutwe. Ntabwo ndi kukuvanga Vava. Ibyo ndi kukubwira ni ikinyarwanda cyumvikana. Ndi kubyumva pe. Imana ishimwe uri tayari kuba ikibazo icyo ari cyo cyose cyavuka ku mugabo wawe wamuba hafi. Kumuba hafi ni ibintu nazamuye akaboko ndabisezerana mu murenge nzamura akaboko ndabyiyemeza kandi koko nibyo ndamukunda. Icyo ari cyo cyose yacamo naba ndi kumwe nawe. Byaba byiza byaba bibi. Ariko nanone ndi kwibaza ibintu uri kumbaza bihuriye he n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye se muraziranye? Cyangwa ninjye ufite ikibazo? Cyabaye byinshi noneho. Ngize kuba nta kazi, ngize kuba mfite akaduruvayo mu rugo rwanjye, haje muriya nta wundi ngira mbaza rero njyewe nce wawe nkikubita imbere byibuze ndebe ko wambanira ibisubizo bya bimwe mu bibazo afite. Nk'uko wari ubikomojeho kandi nk'uko nsanzwe n'ubundi mbikubwira, buriya nta kibazo kitagira igisubizo. Biriya bizabona igisubizo, ni amateka yabaye, ahubwo ajya wa mukobwa none Matibo Karame. Music. Akiri umushyitsi baguriye. Mama aje kunywa. Kumureba. Matibo garugana. Kumureba nk'ufite icyo ushaka kumubwira. Nyine mutanyemere ngo musuhuze. Murakoze. Ese papa ubu tuzabaho nkaho ndavuga ngo kutabimbwa we. Cyokoza urambwira papa. Sibyo. Naho ndi mujyanama ngira, nta yindi nshuti ngira. Ndifuza ko wamfasha ugategura inama kuko njye ntago nabikora kandi uhari. Sibyo? Ndabyumva. Hanyuma None se bose amakuru ya Bogari. Bogara ameze neza. Karibu. Stare. Uriya wamurebaga ibyo ushaka kumubaza? Ngiye mbitekereza ndavuga ati ntabwo ndi bugende nabivuze. Nzajye tuzamusabe se. Oya ntabwo namwemera. Kuko nyine mba nyamamaza amakuru ya mugenzi wanjye. Ko turi mu myaka imwe. Mwambaye neza. Urakoze. Ufite isaha nziza. Yewe niba kindi mushaka. Sawa igendere urakoze. Murari iki? Ntacyo. Turebe niba dupfa nibura gutuma nseka kuko cyakoze. Ni ikinamico yigendera. Kereka nka buriya umunteje kubenda kuko iwanjyeho ni amarira, ni amaganya, ni amahane. Ibyo turi kwivugira ntabwo nategura inama kandi uharariwe mukuru w'umuryango. Duhure tuganire nyine ibisubizo pe by'ibibazo mfite. Nanjye nabitekerezaga ko byakorwa kandi bikihuta. Ndaza kubikora bariya abantu bose mbahuze. Nk'uyu munsi umusibe ejo tuzabikora. Ndabikora rwose. Ndaza kubwira nyoko
hanyuma tubitegure. kuko Ariko we byaba byiza atayibayemo. Kuko umunwa we rwose inama izahita iba nk'ayandi y'intuza y'umushyikirwa. oya yaza ariko nyine tukajya tumwibutsa gutuza ariko hari ukuntu ntujya umenya uruhande arimo. Bitangira wumva ko ari ku ruhande rwa Maka bikazarangira wumva ari ku ruhande wagira ngo ni amashyaka adahuje. muri mu mutwe we kandi ubwo byombi Byose biri mu mutwe. Kuko buriya rega nuko hari n'ukuri guhari. Buriya ni aya mateka yose yagize mu Rwanda. ariko ayo mateka nanone mutambwira Uzayamenya wumva. iki kibazo buri gihe ikiganiro njya kumva nkumva ijambo amateka amasezerano akantu kakajugunywamo simenye aho biva naho bijya. Umuhungu wanjye uzagera igihe byumve rwose. yego nanjye nagize akantu k'aka weakness wenda ndeba uko nigenza n'uriya mukobwa Kassim, ariko nanone ndi kubona noneho byatangiye kuba birebire birenze ibyo usenege mugabo wa mbere ukubaganye Bayahumura rwose. cyangwa nijye wanyuma. Humura bizakemuka. Humura b'umugabo kandi ushikame bizakemuka. ugiye kubifashamo se? Ndahari ku bwawe umuhungu wanjye. Inama ndayitegura ariko rero mu byo tuzavuga bya Kansi mu birenze. Bikomeze biri aho ngaho bitegereje kugira ngo Vanessa atagira ikibazo. Sibyo? Ikosa ryabaye ryaturutse kuri nyoko nawe ubigiriramo intege nke nk'uko nyine wabivugaga, ariko dushaka uburyo tubikemura. Vanessa ntabigitamba kuko niwe mugore wawe. Mama Alice kuva cyagiye rero tuva iwawe akubita n'umukazana inkoni. Ubu yarigunze ahora mu cyumba ntavuga. Jya ahubwo ugenda umurebe. siko n'ababyeyi bakumbura pe. Genda umurebe wenda nakubona yishimye. na n'ubu ntabwo ndi gusobanukirwa ibintu uri kumbwira pe. Mama urabizi ndagukunda ndanakubaha pe. Kuva nakumenya nabonye uri umumama mwiza uca bugufi ugira impuhwe ugira n'urukundo, ariko kugeza ubu ibintu uri kumbwira uri kwakitinga nkaho dusanzwe hari ibindi bintu runaka tuziranyeho cyangwa uziranyeho n'umugabo wanjye, ariko mu by'ukuri njye ntabyo nzi. Babari unkure mu rujijo. Bavama ntukajya ushaka ko ibintu byose ubimenye. Kubera iki se ntabimenye? Si wanzanye hano? Yes. Ntiwambwiye ngo nze twicarane ngo dusangire fanta. Ariko se ubundi abantu bane bo bagiye Nese ngo hari icyo ushaka kumbwira? kuba si wowe utanye uvangura nkunda Cyane ndanakubaha. ubwirwa n'iki se niba njye ntagukunda? Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, kuki se nyine ndi kubivugaho? Kuki ndi kubivugaho? Ahubwo ngiye icyo ndi kugusaba wishaka kumenya byose, ahubwo ndi kukubwira ngo uri tayari kuba ushobora kurwana urugamba urwo ari rwo rwose rushobora kuza ruteye umugabo wawe cyangwa wowe ruguteye, ugakomeza ugahagarara kigabo ukarwanira urukunda. Ubivuze neza. Ntabwo mbizi neza niba unkunda, ariko niba koko wamamagaye ngo tuganire utagamije ikibi ugamije icyiza, mbwira impamvu uri kumbwira ibyo bintu, kuko umeze nk'umuntu udashaka kugira ikintu runaka avuga, umeze nk'umuntu uri kuzimiza ibintu ntari kubasha gusobanukirwa, kandi nanjye uko urushaho kwanga kubimbwira niko utuma mu mutwe wanjye bincanga. Uri gutuma nicira urubanza ndetse nkongera nkanarucira n'umutware wanjye. Bava ndashaka kugira ngo mu mutwe bigucange, ariko ugenda wicora bitekereza, ubifatira umwanya uvuga uti se niki gitumye n'umubyeyi yanyicaza agafata umwanya ungana gutya akambwira ibintu kandi ntasobanurire. Ubitekerezaho bigutwara umwanya
bizatuma niyo hagira ikiba uzava ngo nigeze kugira umuntu nganira nawe kuri ibi bintu nkumbaza ibyari cyane urakoze cyane ibyo ari byo byose kuva kare uri kumbaza ngo icyaba cyose icyo ari cyo cyose nagara ku mugabo wanjye cyangwa se narwanira urugo rwanjye ibyo byo nandwa ari na ngombwa kubimbaza kubera ko umugabo wanjye ndamukunda kandi icyo nzi cyo nuko ni umwana w'umuntu ikosi iryo ari ryo ryose yagwamo nuko nanjye narigwamo namubabarira nkuko nawe yambabarira nta kintu na kimwe cyatuma muva iruhande cyangwa ndeka kumurwanirira ugize neza wamara amatsiko ukambwira ibyo bintu rwose ukabisesengura neza kuko kugeza ubu ntabwo ndi kumva ikintu ushaka kuvuga bava reka tubireke mbabarira ndakwinginze ureke ibintu tubireke ntabwo nyibwirira bizinesi imeze ite ese kucyumva ko twabireka bava wambabarira niba unyuba tukabireka ibi bintu tukaganira ku bindi gusa ugakomeza kubitekerezaho okay Entre. Salut maman. Salut. Salut. Ko wigonze mu cyumba wenyine se? Turimo ndimo. Niko mama. Oui. Navuganye na papa ambwira ko udashaka guhura n'abantu. Qu'est-ce qu'il y a? Ntabyo nshaka rwose. Kuba nababwiyeho gatoya nabi tout simplement nicyo kibazo. Ubuse buriya koko urambwira ko ibintu byaraye bibaye vous aviez raison koko kweri gukubita umugore wanjye mama. Ese imyenda ni iyande uri kuzinga? Buretse nkwereka kuri bakamubwira ndetse twawe. Ne? Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu ana kimwe ntakora. Amabanga ntawe yamenya ahora arayababiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri. Gusa ibyo mbona sinzi ahisi bitwerekeza n'ubukene buduherekeza buri munsi uzana n'inkuru nshya. Dore uwo tubana hinduka mureba nkabona si we simenya ikibimutera. Ese nkora iki? Ibi ni biki? Sinzi uwakubana nawe sinzi uwakwizera. Buri umwe mbona yahinduka gitera. Kunkunda arankunda guhinduka byose sinzi ikibimutera. Ese ko nabasha kujya inama n'ubugira inama ninde uzabasha kumva iyi nduru y'umutima?
umutima ese ko nawe ari uko atakibasha no kungisha inama kandi mbona bushwe kwihambura byanga nino uzamenye iby'imva mutima je you ndoro y'umutima